Ikaze kuri Uva TV nizere ko umeze neza cyane uce byotana w'igihugu amajyaruguru amajyepfo umujyi wa Kigali nawe ibereye muri diaspora iburasirazuba n'iburengerazuba nizere ko umeze neza cyane wari ubwa mbere ugeze hano kuri Uva TV kandi subscribe ufungure inzogera ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu tujye tubana amakuru ya buri munsi umenya update zose zigezweho nkuko muri kubona rero kuri screen yawe dufite Rwanda Next Superstar ni serukiramuco ryateguwe na Makacha Bahati ku bufatanye na 3D TV Rwanda intego yaryo rero no kuba batoranya umwana umwe akaba yavamo nyine serukiramuco rigasiga hari umwana umwe ubaye umustar mu rwego rw'ubuhanzi ni muri rwo rwego rero giye kwereka zimwe muri performance ni serukiramuco ryabaye ku munsi wo kuwa kane tariki ya 13 nibwo rero serukiramuco ryabaye bahatana mu cyiciro cya mbere hagira abazamukagira n'abataha ngo rero no muri byiciro nzagenda nkugezaho gake abana bagiye baperforminga ngiye kwereka bamwe mu bana bagiye babikora nawuze muri comment umbwire umwana ubona iri serukiramuco ishobora kuzagenda risize ku itara dure muri comment umbwire yo kwereka nyine bamwe mu bana bagiye baperforminga. Yerebe kampo bizakuzika bishazamo umutima n'udatuzanda gukeba nishaka kumenyuza gendo baze kwa matene gendo umuhungu ndacyo n'imikino y'ubukoryi bafeze n'abatukativu bose ndabazira duswite dikaraka bakagituwe imihanda nyamara siko nabishatse ahubwo n'ubuzima inama za kigabo nizo zangiza umugabo zigatuma nitonda mbere yuko ndasimboko batamikoma ziva mari cyaka mu muhogo iyo mfite ibicera aho kubakira imbere mu gihe nabyo mfite aho kubakira inyuma ndiringa byo byaje bigahinduka amaraso ivupe ryamituye mari bobo ku mihanda igaje yanjye wayibariza kugira genda umuhungu washatse kuzakura mu bitaro muri love ngora mfite passcode ngora mfite passcode gonna time dufite passcode dufite passcode say Rwanda dufite passcode dufite passcode twakumvise ni fresh ngiye ku bwanjye naguha yes wakumvise thanks John nanjye Yesu ifite urakoze cyane. For real, we go up. Okay, hebu challenge leo. Yego. Was it from my uririmbiye njyana gakondo Nkundimana Valens watangira tukumva nakanya gato muri benshi ariko watangira then tukumva uko uririmba indirimbo ndirimba ni indirimbo zivuga ku miyoborere myiza y'igihugu. Nshimira ubuyobozi bw'igihugu kubera imiyoborere myiza batugezaho ariko n'izindi za kinyarwanda ntazizi. Umubyeyi wacu Paul Kagame ni ishungo ridatirwa bahize ingabo y'umwanzi yayimenye n'ingoga umwe w'amahoro u Rwanda. Ubumwe bw'abanyarwanda burasagamba iterambere rirasagamba. Hakurya y'inyanja ntiyabereye ubusa yakuye inka nyirabuzuza ubwuzu bwayo bwuzura inkongora cabwake mu gihugu tumushimire ni umubyeyi. Komerezaho Perezida Paul umubyeyi mwiza ukunda abanyarwanda. Bikorwa by'indashyikirwa n'abaguhiga muri Afurika yose nibwo tamasimbi baravibura bati merisi bati terebye uri umubyeyi mwiza ukunda abanyarwanda. Wahaye abagore ijambo uriha n'abakobwa aho bari hose babyina umudiho. Ufasha abasaza ugafasha n'abakecuru abatishoboye ukabaremera. Uri umubyeyi mwiza ukunda abanyarwanda. Komerezaho Perezida Paul umubyeyi mwiza ukunda abanyarwanda. Yego ntacyo waruhagararikiye aho reka duhere hano hirya batubwira ko babyumvise then njye ndagaruka nyuma. Iyo ni refra ririmbaga iyo ndirimbo refra njyewe ko mbyumva imyandikire ni sawa ariko icyo ukeneyeyo black
practice ukazajya urepetaho kugira ngo ijwi ryawe ribe ryagira abaraga. Noneho njye naguhereza Yesu ariko ugenda akantu gakosore kugira ngo nugaruka bizabe neza. Njyewe nagusaba kuturindira amasegonda make cyane ashoboka nk'icumi kuri 15 indi ndirimbo ya gakondo ariko izwi, indirimbo izwi ya gakondo waruzi zimwe mu zahitinze amasegonda make cyane kugira ngo nzi cyane ni nshyashya mba nicaye kahimba kubera ko ntabwo nshaka muzawe, nshaka mu ndirimbo nk'iza Cecile Kayirebwa za Kamaza za gakondo cyangwa za Masamba iyo uzi uririmbe twumva. za Masamba ushaka nyega 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 ndahova hasi ukore dorora cyari muntu ufite mitoto ntugasaze nyabusa ibyiza biri imbere. kuri njyewe rero haracyari comment yanjye ariko nabi njyewe hari ikintu ndimo ndumva mu ndirimbo ya mbere wampaye ruswa ijyanye na message waririmbaga bitewe n'uko wavugaga ibyiza by'u Rwanda aho ngaho iyo ruswa ya Yesu iyo nayiriye bishatse kuvuga ko ikindi gishobora gutuma nguha Yesu ugakomeza ni icyo bita confidence zituma urabona umuntu ufite ubumuga akabasha no kugira confidence yo kwitabira irushanwa. Ibyo byonyine yewe nubwo byatuma nguha Yesu ubundi urundi rugamba ukazarurwana imbere. murakoze cyane ngo batambutse. Simbi Gloria Irimbie njyana. Iyo mikoro yegurire ngayegera. Injyana ni iyi. Yitwa Rainer Beat cyangwa ukugarure. nigeze ngo ni injyana yawe uhimbye ngaho ririmba isimbi. Wanimuka rya jambo wambwiye ndacyazirikana ku mutima. My darling, on a life baby. Rumozi ulibima nikamu nza kubera byishimo nza kubera byose musayensa mufindi baby. You're one in my life. Nduwawe baby nduwawe uruwanjye baby uruwanjye nza kubera indiri y'ibyishimo unawumera indiri y'umutako nza kubera amaso unawumera amaso ngaho bidakwiye nduwawe baby nduwawe uruwanjye baby uruwanjye. Simbi jyane kamusaba akantu kamwe sibyo ufite ijwi ryiza. Mikey Chris, M-I-K-Y, Chris. Irimbie njyana. Iririmba R&B, pop, na gakondo. Yego waririmba Chris. Ndabona abasaza bataramye abana bakina gapi ubu nijye namwema iyo mbonye huzuye umucyo akazuba karashe bituma ngira ni hamiriza mama hamiriza
hamiriza mwumve, hamiriza Kigali, hamiriza muhamirize mwese, muhamiriza Afrika, hamiriza muhamirize mwese, muhamirize. Waba uri umusazi cyangwa se umukecuru, wowe twaza gake mama, nta n'umwe uza kubangamira marima, ubu ni njye namwe. Hamiriza noma, hamiriza, hamiriza mwumve, hamiriza Kigali, hamiriza muhamirize mwese, muhamirize. Yeah. Hari n'indirimbo y'undi muhanzi n'urukundo we muhanzi ni benshi. Mike Kawiyura hari indirimbo ye wabuze ngambwira uzi indirimbo waririmba kandi amasegonda make yego isesere kayireba. okay. Be mutoni wanjye, be mico myiza tirarime. Yeah, nakuba. Njyewe rero bon ndetse no commentaire yanjye by the way njyewe nabonye ufite confidence, ufite confidence pe ishobora gutuma wakora ibintu binini, ariko nta rehearsal, nta repetition ufite. Ufite n'ijwi ryiza, ryaba ryiza uramutse ukoze repetition. Kuri njyewe rero ugendeye kuri confidence n'iryo jwi rikeneye repetition, rikeneye umuntu uri managinga, nshobora gutoreramo gake nkaguha amahirwe yo gutambuka ubutaha ukazaza wabikosoye. Ni njyewe uguhaye, ubwo reka twumve kuri Mico the Best. Njyewe confidence ndazibona muri wowe, ariko ngiye kuri side ya composition, message uri kuririmba ubu numvise twita tujya kuri hamiriza, ariko ntabwo numvise impamvu abantu bahamiriza aho byari bivuye. Ikindi harimo guhubuka cyangwa like gusimbuka cyane, tangira uririmba gake ugahita nanone usakuza cyane ariko utaramenya impamvu nyine kandi ugitangira. Njyewe numva kuri njyewe bazagaruka next time bitabira irindi. R&B, Afrobeat. waririmba no Nobody know my story. Eko nauzi ibyanjye sinigeze mbivuga. Oh yeah, cyagiye cyagahinda. Yengwa Yesu. Bob nanjye bitega umuteguza nagiye kuyiguha nuko ntanze actually muzi ukuntu umanacinga vuko yawe range yawe ndayikunze, so nanjye ni yes. nanjye ni Yesu. Uririmba R&B. so mwanya na wawe. Free hamwe na Popo Pro ihari umunsi nzishima, uwo munsi umenya nzanarira, kuko nzakubita ivi hasi imbere y'Imana n'abantu, mwambika impeta nkuko njya mbirota. Uwo munsi andi majwi azatuza, icyanjye nicyo rizasigara, nicyo uzavuga ijambo nyamukuru ry'uwo nihebeye iyo, nkuko njya mbirota. Imba indirimbo yawe. Nta karirimbo kawe ugira? Gakote twumve ugire confidence. Shyira minuza ku muntu.
oya ifate nk'uko wari uyifashe nta kibazo. ifate uvugire abivugire ariko reka kuvuga utari. naragukunze ndanabikwereka ariko wowe ntushaka kubibona oye narebe ugira confidence uririmba na confidence narebe. naragukunze ndanabikwereka ariko wowe ntushaka kubibona oye igendere ururabo rwanjye rworoza akagahinda unsizemo aka gahinda unsizemo sinzi ko kazaki Albert uririmbe njyana R&B. Okay. Umwana wawe. Hey, oh na na na. She says to me that she don't want nobody. Never thought she was for real, she nobody. Yeah, but she's the one for me. Yeah. Finally I found somebody who cares for me. Yeah, uboni bwongenda mbibona ndumva nageze yongana. She's my woman, oh baby, yeah. Sinza kubabariza umutima Magdalena. Ngiye kuri njye ni Yesu. Ubu reka twumve comment z'abandi. Ikintu munze ni kimwe, bisa nkaho waha agaciro ikintu ujemo, ukora repetition uvuga ati ngewe iki kintu ndagishaka. Actually urembye neza ko navuze byinshi cyane nanjye neza. Murakoze cyane. nyine ntabwo abagenzi banjye babyemeye ariko hari ahantu tutari guhuzamo ugenda ugakosore. Ngiye kuguha Yesu ariko ugenda ugakosora. Mu ijwi ryawe harimo ikintu cy'ikiniga tubwoba kandi uririmba neza. Ugenda ubikosore sasa noneho Yesu guhaye ibyazutse. Murakoze cyane. Okay, ukurikiyeho 008. kandi mu mutima wanjye urihariye nkunda ukuntu nkunda ugukubita akajisho gusa bituma numva ndi muri paradizo. Iririmba indi ndirimbo y'undi muhanzi. Ibi ntabwo ari uguharara urabizi turafanana icyatuma dutundurukana kiduha impamvu zo kugumana. Axel Caleb. Hip hop. Yeah, Maria. Okay. With me I make more cash. Hari na stinks vuga no sense. Is the peace let me boy fuck behind no chira my face. Axel drop kabisa ni wini yo feedback. Nyeneye mu kazi respect ku bakundi byo guhora ni neza ni sawa ndabona bikora. Kuri cactus na ma ice nigire danje ndashaka ibikaze ndakurura negeze nsunika life beyond the music niche mu bro yumani kure for sure sinahakumbura no ngengwamo cyishinjanira pima uri bang na bang ni po gang. Yengo Yesu with the confidence kuri stage. N'ubu y'ipapa rukuntu imirongo mwirya somehow umuntu ntakurikira the message yose ariko ku bwanjye ntamuha Yesu. Thank you. Ku bwanjye rero ubona turi kabiri uciye imbere yacu kandi mwese mumeze neza, ahubwo wajyaga irushanwa n'iry'abaraperi gusa. Nanjye nagwaye Yesu. Thank you. Yeah, nanjye ngwaye Yesu. Thank you very much. Injyana R&B.
Okay, yeah. Wagenda noneho. Kuri indirimbo yanjye bita Promise. My darling, jye nkunda karite zawe, nshaka kuba papa, ese ntubibona ko ngukunda, oya simaka, gukunda ukwanjye walayi, icyama tugahuza, mavi, nizere kubibona dale, wanyuze umutima, I swear you're my lover, jye nkunda nanjye ngukundeye. indirimbo ndimo Ndirimbe Phenomena. nta kibazo. Ese mbuze wanyumva, iyo munze navuga, oh no, whenever you make a wish I deliver, ni graduation buri wese yanyumva, any conversation about you nasaye, baranyota cyane bavuga ko nguhaye. Bo kuri njyewe yes nayiguhaye. Ngiye kukugora gatoya usubire ku ndirimbo yawe uyizamure muri gambe. Ufite ikibazo cyo kuririmbira hasi, uzamura muri gambe. Nubwo urabyumva ko kuzamura gambe key uririmbiragamo, uzamuraho gato bishobora kongera more confidence. My darling, jye nkunda karite zawe, nshaka kuba papa, ese ntubibona ko ngukunda, oya simaka, gukunda ukwanjye walayi, icyama tugahuza, mavi, nizere kubibona dale, wanyuze umutima. Aya basi, ngiye guhaye yes. Gatwumve. Noneho mu ijwi ryawe icyo bita teriminezo ending, uko usoza uririmba ibyo ugenda ubikosora, nutabikosora ubutaha nzagutwika. Murakoze cyane. Sibyo? Yego.